Sakanize kumeze neza uri hose mu cyo byetandukanye urasirazuba ibyo amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheke chua isaka mwemeze kina n'abantu kina n'abanyanansoro batandukanye mu cyo byetandukanye nsibanganye inkuta nasenye nangisana mitima kuba nkurikira uramuga Kigali 150 nizere ko mumeze neza nyarukira kuri Ishyaka TV 25 kore subscribe tugendane nizere ko meze neza ari mu Rwanda rw'imisozi yombi muri Saudi Arabia muri Oman ari muri Qatar ari muri Canada mwese meze neza abantu bari mu Bubiligi mu Budage mwese ndabasuhuje cyane umeze neza ya tumeze neza bino ni wane ni neza haryo ngo kwita haryo ngo niki niki umeze fresh ya nimeze bo ariko ku cyangwa ngo bino ni sawa thank you cyangwa yandirimba yanuze y'abapupu cyangwa ugiye kuntu yes ngo butera yamuteye ibyangwe sinone se si ibyangwe biruhagaze neza ibishego shere yego kena nagukunda ibishego oya uhagize umuntu adakore cyavuze turamwasha mushya muri clip cyangwa namukunze ndashaka n'iki nyamara wajyayo se wajyayo amafaranga hagize umukwati ndashaka irana amafaranga amafaranga ayoboye simani yego nawe amafaranga niyo ya mbere ese amafaranga rutubuze oya ntago twigane kuri iyo tajya kuri topic amafaranga rutubuze amafaranga ntago rutubuzima ariko amafaranga ari udafite amafaranga ni nkaho nta buzima nawe bafite mana amafaranga ngiye mbona amafaranga ari ubuzima bro Kigali bakaba ngo Kigali Spain Money Bank Ibyo nukurya amafaranga ko na bank none phone zakuzimane urebe kutega uzishyura ute nese wakishyura ute ntayo ufite mu ntoki atarakubwiye ati ibyo ntago binde none cyambere na amafaranga bro so abakurikiye Kigali News 5 ngira ngo n'umukobwa urebye neza uhise umwibuka nyuma yuko bamumenya umva batwibwiriye batwiye nabyo bakumenya ya nyine hari nabanza ashima Imana buriya icyambere sibyo nicyo kintu njya nicara nkatekereza nkavuga ati buriya mu tujya dukora byose nubwo wakora amafuti kajana uzajye wicara ushima Imana kuko Imana hari ahantu idukura umutima wanjye shima Imana yo yatumwambi ese yagiye shima Imana wallahi rero ukuntu yari ameze basanga atajyanye no gusenga aya ndasenga mu rusengero ryari mereka mu rusengero wasanga rero kabiri ya mwaka ushize gishe mu ntangiriro z'umwaka kuri bonane nagiye gusenga utarasa ya nyuma yo gusa ntibigeze uzi gushimira ese uribuka ko wari warasaza ntabyo nibuka kuko ntabyo nzi kuko abadukurikira video ashize umunsi umwe ngira ngo nibwo tugarutse mubonye video y'ibyaba ese hari ibintu muri kumwe nkumva biri kundenga ngo gusaranga iki ese ntabwo wabonye video cyangwa ntabwo urayireba ntabwo ndayireba mu makuru umugenzi wawe yakubwiye nayahe nyuma yuko wenda hari ibyo akoze n'ibiki yakubwiye we yarabimbwiye ngo ndebe kuri YouTube ariko ibyo ntabwo nigeze mbyitaho kuko numvaga nyine ari kumbeshya yakubwira ngo urebe iki kuko yambwaga ati ndebe video ngo ni narasaze ngo iki nkavuga ati bro wibameza kunyinisha kuko nyine muzi ko iyo turi mu rugo dukunda kwiganira tugatera story skari joke nenskari joke ako ubundi bitangira byatangiye gutindura muri kamera nubwo nike kurane ranye ninyegeje bitangira byatangiye gute ya muri kamera babwire erega niba ari no kubwira bitangira umubona bitangiye uzi bitangira se eramanura mikoro guriki guriki bitangira byari mu matwi byabigoranye genshi Imana bitewe n'ukuntu ahari nuko ameze ubu ngubu ngiye nabanje kugira ngo senda fase ni bimwe batambuka ni bimwe bagira kuko naramubwiraga ikintu akansubiza icyo namubajije yego kandi se noneho umusista yanyweye byagenze uti se ko twirirwanye yanywereye ubwo wenda n'abakeneye abavuzi ba gakondo iyo nomero iri kuri screen rwose ni ya muganga iyo nimero rwose arakora arakora mu mugane inyatsinga akora ngo gutanga ubutunzi ngo no wa mbere ngibiki shani niba ari ibyo gusa nyine bamugane kiri amafaranga rero
yo mu diaspora yaguhaye arakwizeye nk'umuntu mwabanaga mu Rwanda ajya gushaka ubuzima hanze agezeyo ngo akoza amafaranga agura amasambu nyuma mubaka ayobaka iranze imeze kuriya ngo buramurena barakwemeje koko ibyo koko nibyo cyo ni story bampaye tubwiza ukuri murakoze cyane buriya nge icyo nababwira icyambere nyine kiba ari icyizere bitewe nyine n'umuntu mukundana nanone ntago ari ugupfa kwizera umuntu uwo ari we wese twarakundanaga pe amafaranga yarayampaye amamiliyoni utaza kuva mu mwarakundana ukajya no muri lesbiye oya ntago ari umuhungu ntago ndi umulesbiye sheri oya kumbe ni umuhungu cyo n'umukobwa oya ni umuhungu nuko nyine aza kumpa amafaranga miliyoni 20 umve ko ari na menshi kari gatubutse umve ko nayo yari yaragafashe nuko amafaranga ngenda ngura nyine ahantu amasambu ndene nza kumubwira ati rero ndabona amafaranga uri kuma twareba ikintu twayakozamo nyine ndamuganiriza mugira inama y'ibyo twagomba gukora arambwira ati okay twakubakamo inzu uri kumva za miliyoni 20 ndazifite nanjye ubwo mpita nongeraho izindi miliyoni 5 za 25 ubwo deni ndangije nzamura inzu nyine nubakamo inzu ari yawe cyangwa ari bya bitekerezo mwagiranye ari kuvuga ngo twumva niba twarakundanaga twari dufitanye n'umushinga wo kubana uri kumva ntabwo navuga ngo inzu yari yiwe inzu yari yacu twese ariko nyine we sinzi ukuntu yabifashe uri kumva ariko deni nyuma yaho yaje kongera amamiliyoni 25 ndakomeza ndubaka inzu igeraho n'aho irangira ubu ngubu ndakeka igeze muri finissage none se ibyo kuvuga amagambo numvishe ngo inzu yageze muri finissage ngo utangira kuyigira iyawe amatelefone ukuraho simukadi urahindura kubera icyo bikoze oya ntabwo ibyo nabikoze ahubwo niba bitubwiye dore ngo tubwire wowe byawe none nge icyo nakubwira cyo buri muntu niyo utangira ukuri kwe icyo nakubwira ni uko amafaranga deni twari tugeze muri finissage ubwo ngubwo nyuma yaho yashatse kugira ngo nengeze handi kuvuga ngo reka iyi nzu nyimwandikeho ariko we twari kuyiyandikishaho twese ariko agashaka kugira ngo ayiyandikeho ku giti cyiwe ndavuga ati rero yashyizeho miliyoni ni 40 ubwo ni 45 cyangwa miliyoni 5 ndavuga ati niba narashyizeho miliyoni zanjye 5 urabiza abakobwa natwe amafaranga yacu ava kure ari ibindi rero ashaka kubigira ibintu by'intambara kubera ko njye namukundaga nyine nkuraho fone ndavuga ati reka mbanze ntuze ntekereze neza nimara gutekereza rero nzamamagara twongere tuganire nawe azaba agiye ku murongo n'uyu nawe unyishyiriyeho biba kwa kundi hanyuma yawe nyine nibwo naje kwisanga ntangiye kumva ntazi ukuntu umeze mu mutwe urumva ko yari avugaga ati n'ubundi aya mafaranga yose azashora n'ubundi n'umugabo wanjye azaza cyane ntabwo nakubaje neza nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu nyine twari turi muri ibyo ngibyo ariko urumva nyir'ukuri yitangiye ido n'ido rye kubera iki mutajya mugira ukwizera ati yaranshore miliyoni 45 urazumva ariko kuvuga wenda ngo yashatse kubyandika bashaka kubyandikishaho ntabwo ako kanya wari umugore we sibyo ni icyizere twavuga no ko wari igisiwe cyangwa ihabara rye si wese urugero sasa ukuntu bimeze njye n'amakuru nari mfite sibyo yego urumva njyewe ni umukobwa umushuti we ndumva mbere ko yarangeze wagwawe donide wari umushuti we ajya gukora akazi mu mari sibyo niba mbeshya anyomoze aragenda ivyo katarakira rero ajyana oya njyewe ni umuhungu nabwo ni umukobwa oya mfukuntu bimeze siyaka yego bitubwire sister no tubeshya no we barabanaga n'uwo mukobwa urumva umukobwa agenda arangiwe akazi n'umutipe
bakundanaga yego urumva agezeyo sasa urumva uyu nguyu we uwo babonaga yaramurangiye akazi sibyo yego noneho n'amafaranga kuyohereza nubwo yamurangiye uwo mutipe we ntago babaga mu gihugu kimwe na wa mukobwa sasa amafaranga wa mutipe yarayoherezaga akayaha wa mukobwa yarangiye ngo akazi akagera mu Rwanda aciye kuri wa mukobwa yego ubu ngo akamugeraho yakamugeraho niko rero yubakishaga iriya nzu iki ariko agacata nande na wa muhungu yego noneho uyu nguyu nawe akavuga ati nshyizeho ayanjye umuhungu azazatubane urumva ahantu habera ikibazo nuko ahubwo ngera ati cyo nyeka ubwo mukobwa wagiye wasanga yarakundaga uwo muhungu karogesha ngo ngiye niko mbikeka none nyuma yuko utanze 500 yawe oyanjye ntago namugurije ntago namugurije namufushe nk'umuvandimwe niyumva umutima umukomanga azanyitura yandi kubyumva ni inshuti yanjye kandi ndamukunda ikintu mukundira akunda kumba hafi ibihe byose nubwo nagira akabazo ndamwitabaza akamfasha agahita gakemuka rero ntago ndi kumva iyo ntago ayo mafaranga yakoresheje ntago yatuma dutandukana wizera amwitura kandi ababyumva wizera ko uburozi bubaho bubaho kuko wabonye isomo nabonye isomo kandi kuri iryo somo nasaga nk'umuntu warenganyijwe kuko uri kumva ko niba wakoze ibyo ngibyo simucira iteka na Imana izamubabarire ariko uri kumva ko ni byinshi ni byinshi hanyuma sister aka kanya wenda mubanye gute mu rugo wenda imyitwarire yo kubona nyine yarakize pe nge nshima Imana n'uriya muvuzi nubwo abantu bavuga ngo bavuze ba gakondo ngo no kuragusa no mupfumu ni biki akubera nabo hari igihe bakorerwamo na Imana harya ngo waramwe ngo yagutumye ngo amafoto ngagungu n'amazina ngo n'umukobwa ngo nibyo kuvura nacyaje mu kigana gusabye ngo angoreba ahantu hari ibihuru ngo ngamushama 3 ngo ugire gukina gukemura yego sinabikoze se ukabona tangiye noneho kwicara naga ari kwirukanka duhunga ntago yabyemera azareba ka video azarebe ubunara mujye muzabona warasata kavuga ati oya nawe byamubaho mani nawe byamubaho kuko uri kumva amakosa ntago ari njye ariho ntago amakosa ari njye ariho ahubwo icyo navuga abahungu babashaka kurya amafaranga y'abakobwa icyo nababwira cyo abakobwa se bashaka kurya amafaranga y'abahungu none se reka mbanze mubwire isi ya nareke mbanze mbwire isi yaka ko yakoze ibyo ngibyo hari izo miliyoni 5 zanjye iyo 45 ziza kuba ari izanjye no si yari kunyica yaramusarishije niba yarakoze icyo gikorwa cyo kunsarisha kuri miliyoni 5 izo 45 niyo ziza kuba izanjye amaherezo ari gupfa nari gupfa aka kanya inzu iri mu maboko yawe iri mu maboko yawe mukaje mu Rwanda kabati inzu yanjye tuyiteye cyamunara cyangwa kavuga ati bagabane bapasure cyangwa kavuga ati reka ngugire umugore reka nkubwize ukuri bayibwa kuri twakumvisha so kuri cya Kigali 25 Kigali News 25 kuri kire Ishyaka TV 50 kore subscribe ndi kumwe n'abakobwa beza cyane wenda bana bakobwa wenda ni inyungu kuri ngiye wenda mu misi imbere simuzagera atamuma n'ibiganiro ukakoza kumbwira amakuru ageze ariko hari umuntu ushobora kuragata gupofoka bahubwo bazankunde nese ko mva n'undi yari yaranyanze wabona nafi yavuze ati uzaguhamagara nshaka uzamwemera ahubwo mbwira nimba byeme ko nzatanga biremewe kubera ko ariko uzayiha uzanze umaze mba ari seriye we atazanjyana muri Nyabarongo kuko naratinye yarahabutse aka kanya wenda ngo tubivuyeho yarakize ameze neza numeza mgangazi Chris Kini umushaka rwose wamamagara ari ibibazo byinshi byekemura arabaribwa amasambu imitungo hari abarwaye nyatsi arafite amabotike bagahomba hari abagore bafite abagabo byo kubona ukabona umugabo ataruko agiye nka sayene bikora bikaka hanyuma muri no misi kuki abantu barimo barahemuka abenshi baravuga ngo
ni ubuzima ni ubukene ni iki ugasanga ariko reka mbabwire abantu babaye abantu bakunda kubikora buriya nubwo n'abahungu babikora ariko natwe abakobwa nubwo tutari beza ntabwo navuga ko ari abakobwa gusa ni impande zose ariko icyo nabwira guhemuka ntabwo ari byiza guhemuka ntabwo ari byiza pe kuko bazabanze barebe ibyo bankoreye kandi ndengana nabo bazakuramo isomo asize ku cyo umuntu kuregesha umuntu buriya ni byiza cyangwa wajya mu mategeko mukarangiza cyangwa ubona amategeko ariyo bitinda cyangwa bakavuga ngo akaruta kandi karakamera kurega biravuna mani hari n'igihe n'umuntu ujya kurega umuntu wowe wakareze rero uregera kurega biravuna uzi nubwo bivuna ntabwo wafata umuntu ngo umuhemukire wakemera ukavunika ariko bigaca mu buryo bwiza utarinze gufata umuntu ngo umugire umusazi asare agira ute kandi wari ubizi neza ko ari umukobwa mwiza wiyubashye uba ugomba kujya mu mategeko bakabagabanya bikarangira bigaca mu buryo bwiza naho mwahura akaba yagusuhuza bikarangira utarinze kumurogesha abajama muri iyi minsi nabo bariyumva mani bariyumva umujama ati sinzashaka umukobwa utagira akazi udafite amafaranga muri cyanjye nzi ko abakobwa ari nyine umumama ari nyamwari wo gushaka akabyara akarera ariko nanone ubu ngubu leta y'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bwiza bwacu budutegeka ko uburinganire bwa mbere uburinganire ku buryo njyewe uzubaka inzu nkaza nkasakara none uzubaka amakinga nkakora amasuku none waje kunsaba iwacu byarakunze byose hari icyo yaje gushaka yaje gushaka naje kukubyarira agakora imirimo y'abagore ariko ntabwo waje kubaka nje kubaka ngo ufatanye nawe kuringanira si byiza nyine ntabwo tubyanze uburinganire n'uburinganire ariko ntabwo wavuga ngo we mugore wubaka inzu nese ukabaho nk'ivaze mu nzu uretse nkubwire bafite nanjye ibyo ngomba gukora kwita ku bana kumenya ngo bariye nkabafurira nkamenya ngo bagiye ku ishuri ndetse naje kubaka inzu umugabo wifuza mu ntekerezo zawe oya usaba imana iryo ni ibanga sheri oya reka nkubwire wapi hari ngo muri mwaka ndashaka umugabo ngo ufite inzu ngo etaje muri mwaka ndashaka umugabo ufite imodoka muri mwaka wazanye iki wanyu wakuye yiki uzana n'umunwa wawe reka nkubwire sibyo ndi umukobwa ejo n'ejo bundi nashaka kuko nashakwa sorry ariko njyewe ntabwo navuga ngo umugabo nshaka n'uyu uw'Imana izangenera n'uwo kandi ntabwo izamana nashaka azaba yaracitse amaguru oya ntabwo Imana izansondeka nimba nayizeye ntabwo izamanaje uno musore rero ndabizi ko abakurikira Kigali News Minute n'abantu benshi nyamuneka munakomeze munyihanganire gukora ntabwo ari gukora ntabwo muri no minsi gukora ntabwo meze neza muri no minsi kuko kugira ngo mbone kamera ubwo bisigaye bingwa arimo mutukibana nkora cyane ariko nizeye nashidikana ko Imana nsenga ariyo mwijwe atari bayari kandi abantu bose bankurikira nizeye nashidikaye ko bose atari abana babe ari abasirimu hari abantu bajya muri commentaire bakanuka mwe mukomeze muntuke mu ndebe ariko hari abantu beza bagiye batandukanye kandi babana nanjye nimero yanjye ni 0782280393 mye mu mpamagara ariko munanganize munangira inama tuzaya tuguhamagara n'ukuri kandi turanagukunda ndagukunda kubera ko ukora ibintu byiza bigatuma hari icyo nigiramo buriya ndebye ibiganiro bya kenshi hari ikintu nigiramo sasa iyo urebye ibiganiro byanjye ubibona biguteza stress cyangwa nawe uravuga ati birura mu mutwe kandi akenshi bibaho yego bibaho ibica ku biganiro byawe ni ibiri hanze aha tugenda duhura nabyo buri munsi turimo turasoza rero mugira icyo mwibwira abadukurikiye twisoreze mbareke mugende ngende mukanya mukanagira mu kibuga kikirasa imitutu APR FC igiye gukina igikombe muri kimwe cya kabiri kirangiza iramutse rwose kuri finale twaza mu Rwanda tubatinya mukanagira mu kibuga kiri cyo abantu dusoza none icyombo ku mutima wawe murakoze cyane gusa ikintu nabwira abadukurikiye Kigali News 250 muri make nimuzajya mureba ikiganiro cyaciyeho nimukihutire muri commentaire ngo mutukane cyangwa mugire ute ahubwo muzajye mubanza mwumve nimumara kumva musobanukirwe ibyo ngibyo numara kubyumva hari icyo uzajya ukuramo
ubundi ugatera komantere nziza bitewe n'icyo wakuyemo, ariko kwihutira utera komantere ni bibi. Kandi ikindi cyongeyeho nabwira abadukurikiye, guhemuka ntabwo ari sawa. Sister ntacyo usorezaho mu masoko njyewe ikintu nabibwira batange subscribe, nari mbaye nka wa muntu Kiroso yakoresheje. Uba turabakunda cyane, wenda hari abatanzi ko nitwa Fina. Ndakeka mu kiganiro ntigeze nivuga, nitwa Fina. Ngo bamwita Kirezi. Reka dusoze. Imana y'u Rwanda ibare namwe kandi uwa mbere mwiza. Kuwa gatanu saa turi ku rukiko rw'isubira rya Nyarugenge, Kazungu Denis azagaruka. Iyo nkuru yose izakurikira 5/5. Ciao ciao.